bankata Nyabugogo, nta telefoni nagiraga cyangwa isaha, ahubwo nabazaga umuntu ati nisanga yambwira amasaha 2 yuzuye ndagaruka, ahita ambwira ati ndabyeme. Sheri hari kuwa mbere, kuwa kabiri njya kuyobora icyumba cy'amasengesho ku rusengero aho nakoreraga Kiruhura, cyo jana n'umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho. Mitambwira pasiteri ni umusaza witwa Rugambage Emmanuel, ntanga ubuhamya bufite gihamya. Ati mushumba nakuboneye umukazana bizira ni umusaza uvuga vuba abademoni bashye kwakinana pepe toka ndabatwitse cyakuyobora itera, kuko yumvaga ko ntatinyuka kurambagiza bitewe n'ubuzima mbamo, kuko yarabuze. Njya kuyobora iteraniro, ariko nyamane nabonye umukazana nene wanyemeye, ariko mvuga ati nzabibara mbibonye n'uw'imyaka 2 yankujeho. Ubwo rero urumva nk'umuntu wabonye sheri, sinjye wabonye amateraniro arangira mpita nongera musanga ku kazi aho yakoreraga kuwa kabiri. Uwo munsi kuwa kabiri ahita njyana nanone kunyereka mama, mubaza izina kuwa mbere, mbibwira pasiteri kuwa mbere, kuwa kabiri arambwira ati no reka tujyane no mu rugo mpakwereke. Tuhita tujye, none kwa mvuga ejo hari vati nari ngiye gutira se ngo nzayizana tujyane. Tuhita tujyana iwabo, tugeze iwabo sanga mama we ni umuririmbyi muri korari ya Niba Ture ku Muhima, kandi nari maze icyumweru cyose ndi kwigisha mu iteraniro arimo muri korari, gaje bati nari imbobo mwana naracobaga naho ndi kubyikora iruhande rwa mabukwe ntabizi karuza uku ntanga ubuhamya niko nabutangaga nkiri umusore. Beze bumbonye akakaguru nako karabaye danje, none ze kari umumuni. Muzabona agahanda kinjiramo gutya, murahabona handi bazamuye umuhanda abakoresha uriya muhanda. Nginjiyemo ngiye kuvuna igisheke, umwuka aranyatuza, numva ijwi rivuga ngo ibyo bisheke warabiteye, mbona koko ndi bube nk'ibye, ntawe ngisabye, ndabireka. Igihe ndi gutambika mpita mbona aho babipakirira mu makamyo, imitwetweti baba batemaguye n'ibyo bariyeho. Mbwira Imana ati nibisa ari ibyawe wabitemyera, nahekenyaga ibisheke nazunguza amazi yakuzura mu nda, havuga ati Mana ndagushimye ko mpaye ifunguro ry'umunsi. Ndakata ndagaruka. Hari iriba ryabaga ahangaho ukiva kuri Nyabarongo bapompa, murarizi, uri kuza ku giti cy'inyoni. Nahekenyaga ibyo bisheke batemaguye, nkaza nagera kuri iryo riba nkanywa amazi, havuga ariko Mana uranyimira ikibiryo wampaye ibiryo nkirira koko. Hari igihe nasenze nsaba Imana ibiryo nurira igiti, ngeze mu bushorishori mbwira Imana ngo Mana narinje none inzira igarukiye, ariko urabona ko narinje, sindaye misi sindaye no mu ijuru, wambabariye ukampa ibiryo uranyimira ikibiryo. Nasenze y'uburyo bwose saba Imana ibiryo. Reka twongere dukomere Imana amashyi tuyishimire yaturinze, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya haleluya. Yankunda kuvuga ngo muri iyi minsi iminwa irapfutse, kandi umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku minwa, noneho munyemereye gasesekare ku biganza. Haleluya haleluya. Imana iduhane umugisha mwinshi. Twongeye tuvuga amazina yacu, ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Pst Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Yankunda kuvuga ngo ni abana beza basa na se, wa undi wababyaye, wa undi wanyemeye, barankujeho twazanye. Sheri ngaho suhuza iri teraniro Mana. Yitwa Uwanyana Asia. Yaranyemeye. Warakoze kunyemera.
ariko nawe wariteganyirizaga wabonye ko umwanya wawe wasanze uhari, ubu usigaye witwa mama pasteur. Urumva rero kunyemera erega nibwo bikiza, niyo mpamvu tubivuga, nibwo bikiza, twe turacyabivuga. Amen. Turanezerewe, tumaze kumva ijambo ry'Imana ryiza. Njyewe uyu munsi ndatanga ku buhamya kuko nazanye n'umfasha kubutanga. Ijambo ry'Imana turyongereho iki? Ubuhamya byuzuzanye. Ariko ntago njya kure, umushumba ubwo twari hano ndabyibuka yaravuze ngo tuze tuvuge hejuru y'igicuku. Murabyibuka? Ndumva ari aho nshaka kugendera. Igitabo cyiswe cyo Kuva ni igice cya 14 umurongo n'uwa 23. Ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana, dutanga ubuhamya. Ndumva uyu munsi nshaka gutanga ubuhamya, ntago ndi buze gutinda mu ijambo ry'Imana cyane, turajya tubihuza ariko dutange ubuhamya. Twahageze, haranditse igitabo cyo Kuva igice cya 14 umurongo wa 24. Haranditse ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka, dusubiremo, haranditse ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. 25. Ikura inziga ku magare yabo, bituma akururika biruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati, duhunga Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Imana idufashe cyane. Amen. Iki gitabo dusomye ni kimwe mu bitabo 5 byitirirwa Mose, cyangwa se ukaba wavuga ko ari ibya Mose, ntacyo byabitwaye. Iki dusomye cyo Kuva ubwacyo kivuga urugendo rw'Abisiraheli ko bava mu gihugu cya Egiputa bagana mu gihugu cy'amasezerano. Kandi twebwe itorero, iki gihe cya none, twebwe itorero natwe turava muri iyi si tujya mu gihugu cyo mu ijuru. Tujya hehe? Mu gihugu cyo mu ijuru. Njya nkunda kuvuga ngo tuzagerayo, ariko tuzagerayo turushye. Uru rugendo ntago ari umunyenga, iri juru batubwira tuzarijyamo, bamaze kutubwira intwari ikomeye yo kugerayo, kari ukumva ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo turigeremo tuzarigeramo turushye. Dore ko abenshi muri twebwe dukizwa twaje batubwira yuko ngo kwa Yesu binagana, tuhageze turabibura. N'ibihari biri kuri, niyo wakwisumbukuruza si wabigeraho. Reka nongere subiremo, abenshi dukizwa twaje batubwira ko binagana, tukagira ngo ni amapera turi buhite duhubura cyangwa amaronji ntumbaze. Tuhageze bamwe na n'ubu turacyakanuye. Icyakoze ibihari nabyo biri kure, n'ibihari bigize gute biri kure. Ariko icyankomeje ni iki? Nuko nyiri kuduhamagara, haleluya, nubwo biri kure arabisumba. Ababyumvisha Imana ibaho umugisha. Umva, nyiri kuduhamagara arabizi ko bihari byo dukeneye biri kure, arabisumba. Kuko abisumba rero arabigonda, kandi ntago abigondera rimwe. Arabizi ko abigondera rimwe wahita ucaho, wahita unyerera tukaguheba, ukatuyoba kuri za mvugo z'umubumbe. Kuyoba uzi icyo ari cyo se? Ntago abigondera rimwe. Kuva nakizwa ntago nigeze mbona uwabigonda. Iyo yagonze y'inzu uraza ukabyina hano tukagira ngo wayiguze, kandi ari amezi 2 yishyuye.
ejo minerivare y'abana igateramo, ukongera ugapfukama ukamuhamagara akongera. Ntago ndabona uwo yagondeye ay'inzu ngo amugondere kawunga, amugondere igitenge. Agonda kimwe kimwe, ariko icyishimisha ni areba icyo ukeneye akaba ari cyo agonda. Muri aya masengesho soza, ngira ngo ni nk'ari njye mwigisha wa nyuma, dusabe Data ku byo twumvishe agire n'ibyo atugondera, agire n'ibyo agira gute atugondera. Tugondera. Bundi igicuku cyangwa ijoro badusabye ko tuvuga ku ijoro, ku mbaraga z'ijoro. Ariko Imana ishimwe, nubwo ijoro rifite imbaraga, hari nyir'umucyo. Petero yaranditse n'abanyamara, dufite ijambo ryahanu rirushaho gukomera. Muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika mu gicuku rikageza aho inyenyeri yo mu ruturutu rizabandukira mu mitima yanyu. Ijoro ririho, igicuku kiriho, ariko unesha igicuku arahari, niwe nyiri ijambo, kandi iryo jambo niryo tabaza, uwahanuwe n'abahanuzi. Mana ishimwe. Mbere yuko ninjira muri uru rugendo rw'Abisiraheli, ndagira ngo mbabwire, ijoro rigizwe n'ibice bigeze kuri 5 by'ingenzi ni 4. Hari umugoroba guhera saa 12 kirengarenga, zuba rya kibera, gukurura kugeza mu masaa 2 saa 3. Uwo ni umugoroba. Hagakurikiraho igice cya 2 kigize ijoro, ari ryo joro nyirizina, kuva saa 3 kugenda ukikubita saa 7. Burya biba bicyemera. Ubu muri iki gihe ni saa 6, turabizi uyirengeje nawe ni danje. Hakikubita igice cya 3 aricyo bita igicuku. Aho ngaho mu gicuku ndumva ashaka kuza kuhatinda. Mu gicuku abandi bibabera amanywa, we hari mu gicuku. Nyuma y'igicuku rero, kuva saa 7 kukurura kugera saa 9 n'igice, hakurikiraho icyo bita umuseke. Mu museke rero ni igihe wibwira ko bukeye ariko ba butarake. Ndagira ngo mbibutse abantu babaye mu cyaro, hari ibyo twita imegeri. Murazizi imegeri? Namwe murazizi imegeri? Murazizi? Hari igihe wazindukaga mu museke ukagira ngo bwake, kandi ari saa 9. Umuseke utangiye gutambika saa 8 saa 9 gutyo, mwageraho mwagiye kwica imegeri, ahubwo igicuku akaba ari bwo kiniha, ibintu byose bigaceceka, igihu kikamanuka. Hari igihe wicarana n'umuntu ari mu gicuku kandi weho ntubibone, ukajya ubona byibushye ameze neza. Reka mbabwire, mu gicuku Data guhonderamo akakuzuza umunezero, ariko kudihira mu gicuku. Kavuga ngo mama Rudomo wagiye kuri regime, kandi ari kawunga na dodo urarira. Kawunga na dodo wayigira kuri regime, uzi kuburara ukabyibura ngo ntibishoboka. Birashoboka. Mu gicuku ikaguhisekuriramo aho ngaho. Ariko munyemerere twiganirire. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Mana ishimwe. Nazanye na madamu wanjye, ninjiye mu buhamya, ngiye kubutangira kugera ubu. None ampagaze hano, kandi mu minota afite, kugira ngo ntazongera kujyamo ideni ry'ubuhamya, nzajya ngaruka nanjye nigisha nk'abandi, nzajya mpora mbuvuga. Uretse ko ari amasere n'ubundi butanarangira. Njye mvuka, navukiye mu buzima bwiza, sanga iwacu batunze bameze neza. Mama yavukaga i Butare, Data akavuka mu Gacurabwenge. Njye navukiye inaha. Uko bahuye ntago mwabimbaza, ntago nabimenya. Gusa murumva nabimenya? Ntago nabimenya. Ariko sanga naravukiye ari mu Biryogo, namenye ubwenge ariho dutuye. Umanuka hasi Rwamara
ariho dutuye. Ni ukuri pe, ntinda no gukurikizwa mu rugo bafite uburyo. Ndatemberezwa, mbaho mu buzima bwiza bushoboka nk'umwana wari uvukiye mu rugo rufite amafaranga kandi w'umuhungu ari wenyine. Ndateteshwa, nkajya njya bandirimbira. Ubwo we wakoraga mu nkono, njye nabiryaga bandirimbira. Nariye sererake, we hari ikijumba n'umwumbati. Bankubitiraga igikoma, we hari ugukurura mu gikatsi bataranakizwa. Nasunitswe muri toreteze, we hari umutumbatumba wacometsemo igiti, hari ikindi hano mu kabande. Ariko Imana ishimwe, naratemberejwe mu maparike. Ubuzima ari ubuzima. Hari isomo kera twigaga ryitwaga ibidukikije, muraryibutse? Tukigamo amaparike, twiga kuri parike Akagera, inyamaswa zituyemo, harimo ikiyaga cyitwa Hema. Nagera mu rugo nkarira gusa, ati papa twize ku ntare ndashaka kuzireba. Bakahita bategura gahunda yo kunjyanayo. Ubuzima ari twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna akana k'i Kigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abana b'i Kigali bavuga. Kuvuga uburimi gusa bakagira ngo niko abanyakigali bagize gute bavuga. Umubwiriza ariko yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa, ni ukwiruka inyuma y'iki y'umuyaga. Muri 1994 jenoside yakorewe Abatutsi isiga nta muntu n'umwe uhari tugira icyo dupfanuriho. Imitungo byose birashira, birarangira, inshuti n'abavandimwe nisanga ndi njyenyine. Uretse mushiki wa papa wari mukuru, bari mu myaka 80, niwe uri kwisambira ukoma, niwe uhari, arashaje. Wa mwana wavukiye muri bwa buzima, mu mezi 3 yonyine nisanga ndi mayibobo ku muhanda. Ariko ubwo wari umugoroba, ubwo wari umusekera, subwo ryari ijoro cyangwa cyari igicuku. Cyari igicuku kingwiri. Uwariye sererake ntangira kurya umusigi. Uwanyweye igikoma kirimo nido ntangira gufata imigaze murayizi. Simabungu bitira hariya Rwandegisi, niho nabereye mayibo birara ku muhanda. Abahazi 95, 96, 97 hariya hari pipinyeri muhace, n'ubu muri buyibona hano haparikaga amakamyo. Hariya hari ikinamba cy'amazi menshi. Abahazi icyo gihe hari amateke yari yarahimejeje. Ayo mateke rero niyo twagangikagamo, twafatiragamo ingangi, tugangika aho ngaho. Hari imbohe bimwe yitwa abayavuge twagangikanaga. Yavuge Hamisi na n'ubu ngubu aracyoza moto hariya kwa Karirosi. Nkunda gutanga ubuhamya bufite gihamya. Rimwe tumaze guhaga imigaze turyamye, tubona kibona umwe ibici, ariko mwarara hanze nimuyibonere rimwe koko nubwo ari kibona imwe. Abarankomanza turayibonye, tubati nawe urayibonye se man, n'ijwi ryari ryaragiye. Tuhita dukodesha inzu atari ubwenge twungutse, ahubwo dukodesha inzu duhunga kibona umwe. Inzu y'icyatanu, ibase tugipari. Kugipari rero ntago ari Paris mu Bufaransa, bese ni imvugo zo ku mubumbe, kwirigara kugasima. Kugipari ni uguteranya. Ibase
yose nayo niyo twagiye i Paris twimukana ikarito n'ibiringiti agatadoha tugakora mu icupa rya Uganda waragi. Burya hasi ni ikirahure umufuniko n'icyuma. Twaratoboye urutambi ndukura ku gikoboyi nari nambaye mitasesekamo tuhita twimuka. Muvuga ngo ntako mutagize. Uko tutagize se twimuka duhunze iki kibono. Kimbabaza nuko bayavuga atarakizwa. Twaragendanye, twarababaranye, n'umunsi nakizwaga njya mu rusengero twari tukiri kumwe, maze kubatizwa nawe muzana mu rusengero. Yiga umubatizo, umunsi wo kubatizwa yanabajijwe ajya kunywa yibagirwa ko ejo azabatizwa. Na n'ubu ntarakizwa. Njya kumureba ari gihe twakubitaye inyuma y'imyaka nk'ine tudaherukana, akimbona asanga n'amenyo bayakuyemo akajya avuga ngo faster. Nawe urumva umuntu bakuyemo amenyo ntiyavuga pasteur ati faster ati karame ati uracyari pasteur, ndavuga ati ndacyari pasteur ati faster ati nge byarabaye kabisa ubu ni danje ati ariko nanjye nashatse umugore n'umwana w'imfura nabyaye namwise Pst Theogene ngo ntazakwibagirwa. Umwana we w'imfura yamwise izina ryanjye. Twarababara. Buzima bw'imihanda mbubamo 9-7 umugabo wari umukozi wo mu rugo. Umuboyi aza kogesha imodoka aramenya sinamumenya. Hanyuma akaza agaha abandi. Maze kugaha abandi yokesha brushette n'ibitoki. Hari 9-6 kabari kari gari. Hanyuma abantu ngo ngene mumbwira uriya mwana aze hano. Ndaza arambwira ngo icara dusangire. Turasangira. Arambwira ngo ntago wamenye ariko nakumenye. Umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. Nago natinyuka kugukoresha ngo unyogereze imodoka. Kuko ubuzima afite ndabukesha so. Ariko ibyanganiriza byose sinabyitaho. Ariko umubosi n'umubosi mwiza abantu. Umuntu nyihereye icyo kwirira. Rambwira ngo uvuka nari umuboyi w'iwanyu. Mpamvu utamenya navuye iwanyu ukiri umwana muto. Isa nkuye ku kazi k'ububoyi. Ndagenda mubera umukonvayeri ni kera muri 82. Anyigisha imodoka afasha kubona perime. Ubuzima afite ndabukesha so. Namenye ko umuryango w'iwanyu wazimye washize. Nakubonye ndakumenya. Ntago natinyuka gukoresha ngo unyogereze imodoka. Ahubwo wanyemerera nkakwitura ineza so yangiriye. Reka mbabwire bene data ujye ugira neza wigende. Ziraribwira umugenzi umusaza ari we data yagize neza muri 82. Umuhungu warya ku neza yasize agize 9-6 atakiriho. Jugira neza wigendere. Lanzana yaratuye hano musi Alpha Plus turahaba. 9-6 irarangira 9-7 twicaye mu rugo ntacyo namuburanye byose mbibona. Ndangije namubwira ati papa manwe ko nisubiriye Rwanda gisireka nkubwire kuba wafata imbobo ukayishyira mu buzima busanzwe niyo wayiha ibyamirenge kereka ari ijuru ryahitabaye. Nawe ubundi umutima wayo ni mu muhanda. Ibi ndabivuga uretse nanjye ubwanjye wabinyuzemo mfite nabo mbana nabo. Uyu munsi wa none ruba ari urugamba ariko dushobozwa byose na Kristo duhikiye imbaraga. Mupapa arababara agira inama aranganiriza ndamunanira fata inzira ndigendera aramperekeza. Ngarutse Rwanda gisi 9-7 tuyingiramo nibwo nangiritse birenze kuko twatangiye gukorera amafaranga. Icyo gihe amafaranga yarari menshi cyane ari umufroderi wa mazutu. Nari narakizwa. Franga turabona ari kapfira ubusa. Aho niho narangiriye mbese bya bikomere byose no kubura uburere nyuma ya jenoside byose binyikubitaho bizana n'amafaranga. Turanywa turacoma turangirika bye. Ubu narazinyweye ubu ko mumbona hano ndikara hanyuze.
9-7 Kosimosi igihe cy'intsinzi ko tugifashe, manukira amatimba ya mbere ya kabiri Kaninja, Casablanca murayizi, ni kave y'abagano ropu iruhande rwa Okapi, abana bari bavuye BJ Casablanca, turawukata tumanukira Migina mu Myembe, Kajagari ndawuka. Ariko shimiye data wa twese, wari uzi ko uyu munsi nzaba ndahangara, nkora ijisho ndacoma ndarunywa bye, cyo bita gusepfuza. Wamaze gucoma ngo ugende na Babylon, ufata bausi yawe, mbese kuba wumva ingoma abandi batumva, genda gace utababaza Bobe Drede nkubitaho, yo amagacesi ukafata mambo rasta mu kabari, neta bati batera imetero, gutera imetero urabizi, amacupa 12 ya Primus yegeranyije abyara metero. Yesu yaraturuhuye, Yesu yaraturuhuye, uwatumaze inyota akatumara icyaka akatwuzuza umwuka we, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uwatumaze amoko mu mutima akatuhindura abana b'Imana, uwatumaze umujinya n'umushiha tukaba turi abagenzi bagana Siyoni, izina ry'Uwiteka rihabwa icyo. Mani guha umugisha. Nibi byari birimo nyiri Marine ninde wari kukamaza, ahubwo bampaga inkonje. Iyo wacomye baguha inkonje, ukunyuze wese akurya inkonje. None Imana oh haleluya. N'aya mazi bayita inyange, ubundi twanywaga icyo bita ikiderenga, ndakunywa w'amazi. Izi ni inyungu z'agakiza. Maze gukizwa ngeze ku gice cya 3 cy'agakiza, Mana yafashe 8 z'amanywa, naraye mu kabari kabaga Nyabugogo bitaga Calvados, kabaga imbere ya gare. Uko nkukatesa kanyita bati ukate no wanyuma ejo nzagucakira. Ko nkubita mitsingi akanyitegerezo yibereye mu bati yisekure nanjye ejo nzagucakira. Mu mpere data amasi wancakiye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nicaye mu rugo iwanjye muri salo maze kuroringa ganja. Salo wari umaze iminsi acumbikiye, abyita kuroringa, gukuramo imbuto. Tureba abantu bazi imvugo yitwa kuroringa. Mwababonye buriya bariya nabo ni bene wacu. Mujye mureka twihamiriza aho yadukuye. N'abatazamuye nabo turabejeje kuko hano barimo. Maze kurucoma shyiraho isigara, uko nagashyizeho isigara sinongeye kwisubizaho, nahise njya mwiyerekwa, mbona ubuzima bwanjye bwose uko bukurikirana. Data ugusanga ufite isigara, ubuzima bwanjye bwose uko bukurikirana, uko nakuze, uko nabuze ababyeyi, byambayeho, ubuzima bw'imihanda, inzoga nanyweye, aho nabyinnye, urumogi nanyweye, kugeza ku mugoroba ibyo narindimo Calvados, kugeza ntashye uko naraye, uko noneho yasigara. Ubundi abantu banyweye itabi, iyo utari gukurira isigara irazima, ariko yo ntago yazimye, yarakomeje iracumba. Uko icumba ibigeze ku ipamba,
kugera ku ipamba byahuye na rya yerekwa ry'ubuzima bwanjye. Mba ndahiye miye nyikubise ngaruka mu mubiri, numva navunaguritse, amarira yaje meze ukuntu, ndataka mvuza induru ndavuga ngo Mana, igihe maze nkora Satani kirahagije, uhereye umunsi wa none nje kugukorera. Kuva uwo munsi na n'uyu munsi ndacyakomeje urugendo rujya mu ijuru. Sigarana ikibazo cyo kwibaza, ndagenda mbwira abapasiteri ngo nje gukorera Imana, ndabigenza gute? Numva ijwi rinsanga aho ngaho rirambwira ngo aho woza imodoka ntuzi gukorana n'umurokore. Ndamanuka meze uko direde ku mutwe nararangiye, rumva amaso yaramenetse, ndagenda ndamubwira ati muroko ndashaka kunsura, arikanga. Nawe baze rastabwira murokore ngamusura, urumva bivamora bihuye rwose. Arangije mu kanya gato abaranyemerera, aravuga ngo tugende ngusure. Nyuma naje kumubaza, arambwira ngo yumvishe ijwi rimubwira ngo emera ujye kumufasha, namaze kumuhindura igikoresho cyanjye. Tugera mu rugo, turicara, turaganira, mubwira ibyambayeho n'ibyo nabonye. Arambwira ngo Imana igufiteho umugambi, anyigisha uko natura. Reka mbabwire, kwatura harimo izindi mbaraga. Uko natura nkumva hari umufuka narindimo cyangwa icyumba narimbohewemo, ndi gusohorokamo sohokamo. Andambikaho ibiganza, aransengera. Amaze kunsengera mbona umucyo mwinshi aho muri iyo geto twabagamo mwinshi. Arangije ndamubwira ati rero mukozi w'Imana, hari indushyi twakoranaga ibyaha, hari imfubyi twasangiraga ibiyobyabwenge, hari abakiriyo mu tubari. Ndashaka kubabwira amahoro mbonye azanye n'uyu mucyo uvuye mu gakiza. Arambwira ngo ngera upfukame, ndongera ndapfukama, andambikaho ibiganza, aransengera. Isengesho yasengeye ryari ryuzuye ubuhanuzi. Yasengaga avuga ngo Mana uzabane nawe, imisozi azagenda uzabane nawe, azahagarara abwiriza uzabane nawe, ubuhamya bwe buzahindure benshi. None ndi na hano, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndakizwa, nakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza, nzindukira muri Nibature njya gusenga. Igice kindi cya kane cy'ubuhamya ndagenda mvunagura, nicyo urugendo rwo kwinjira mu muhamagaro. Umuririmbyi yaravuze ngo mvugutira kandi uncure, umaremo inkamba, umpindura igikoresho wishimira. Imana ntiyagukoresha itarakuvuguta. Mu yandi magambo, mu buryo bw'umwuka, ntiyagukoresha uri umuseviri. Oya, ubanza gukora ikosi ukaba umusirikare wa Kristo. Niko Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ati mwana wanjye Timoteyo, ndi mu nzu y'imbohe, urugendo rw'umurimo ngenda rurangije, ngusigiye itorero ngo uriyobore, ngusigiye umurimo w'Imana. Ariko kugira ngo uzawubashe nuko uzahinduka umusirikare mwiza wa Kristo, ugafatanya nanjye imibabaro yo muri uru rugendo. Imana rero ntiyagukoresha itarakuvuguta ngo ikumaremo inkamba. Imana yaramvuguse, irankamura, impindura uko ishaka. Kuvuguta sinzi namubyumva, reka kubyinjiramo, ni imirimo ikorwa n'abacuzi. Reka mbabwire ngo Imana yaranyigishije, Imana yashyize ku ikosi mu buryo bushoboka. Reka mbabwire, mu byumweru bibiri, umunsi ninjiraga mu rusengero, nagiye ahantu gusenga, ni mu majyepfo. Tugezeyo, umudamu ajya mwiyerekwa, aravuga ati uyu mushyitsi twabonye uyu munsi turi gusenganya, mbonye ajya ku ishuri, mureke tumusengere. Kuko naherukaga kwiga mbere ya Jenoside, ndavuga ariko Mana, ndakijijwe none Yesu njyana mu ishuri koko? Ishuri sinarinzi ryaryo mu buryo bw'umwuka. Barapfukama baransengera, Mana uzamuha ubuhamya bwiza, Mana uzamukomeze. Hajya mbona icyo kigo nzigaho hazakizwa abanyeshuri benshi. Ndahindukira ndagaruka, ndaza kubasobanurira iryo yerekwa. Ishuri bamwe ntimuzi cyari cyose bitewe n'uburyo waryeretswe. Handi nyuma y'ibyumweru bibiri, ukwezi kutarashira, njya gusenga handi, mvuye aho ngaho, undi mugabo w'igipapa muri groupe aravuga ati uyu mushyitsi twabonye, mbonye imbere hari igika kinini, noneho njyewe mpita ngira ngo ni nk'Imana impaye. Ndavuga ariko Mana, ndakijijwe usubiza mu ishuri, ejo bundi wambwiye ko njyanye mu ishuri, none naka kanya uyisuma n'inka koko?
none rero ubwo umpaye inka nume nka zimwe zo kwa sogokuru bariye inka y'inzungu ikamwa litiro 20. aho ngaho noneho nari najyanye na wa murokore wandambitseho ibiganza natura, mwamwibutse muri bwa buhamya nahereyeho. noneho yumvishe ko nasabye inka ikamwa litiro 20, twajyanye. none Imana ivuganye nanjye witaranamuvuga. hariho abantu bazi gutereta Imana. rero mbona nawe araje amfukamye iruhande, aho bamfukamishije atangiye kuvuga ngo Mana, ngo twaje turi babiri kandi urabishoboye, ubwiyo nk'uyimuhaye izazane n'iyayo Mana. reka mbabwire, ari ishuri rivuga ibigeragezo, ariko bitewe n'uburyo wageretse ushobora no kuryereka ugiye kwiga. ari n'inka nayo ivuga ibigeragezo, ariko ushobora kuyibona ukayihabwa bitewe n'uburyo wageretswe. ariko ibyari byagaragaye kuri njye byari ibigeragezo. narababaye kugera mu rwego ninjira mu iteraniro n'umukristo negereye agakikira ishakoshi. nataha uri ku muryango, kuko natahaga mbere yuko amatangazo bayinjiramo, bitewe n'ukuntu n'abagasa, akampobera ngo Yesu nashimwe muroko. naho ari kumva ko nta kintu cy'abandi ntahanye. ariko icyo njya nshimira Imana ni uko wasabye n'iyayo twafatanyije. iyo nza kubyinjiramo njyenyine nari kunanirwa. ariko reka mvuge ngo uwo mushumba wanjye wandambitseho ibiganza, niba yaragiye no gutabarwa, yakomereje aho ibyanjye bitangiriye. inzara yatwishe turi kumwe, ubu inzara yaranyishe. ni igiti cy'imyembe kirashira ntangira ikindi, ari ryo funguro Imana impaye. kuri wowe wihekenya ugashinyika ngo umuyaga, ngo ukasigaho umunyu ngo ubwinyo butakurya, nuko uba ufite ibindi uri burye. ubundi urayihekenya ugashinyika, imiyaga igacamo ugakomeza ugahekenya. wambaza ngo narayibaga, no sari imyembe nari narateye. twagiye ahantu mu ishyamba gusenga, mba mpabarangiye na n'ubu iracyariyo, nuko mbona mwese byavivu. noneho turi gusenga n'ahantu henshi nabaga nyoboye izo gurupe, mitashyiraho gahunda ngo buri muntu nasengaye ku giti cye, buri muntu ajya kwiherera mu gihuru cye. noneho igihuru ngiyemo njya agatotsi kahita kantwara mitasinzira. mu rukerera n'igihe twatahaga, bo baranshaka barambura barataha. shiduka saa 12:30, saa moya zikubisamo bwakeye. ariko igihuru nari ndyamyemo, mbona ndyamye munsi y'igiti cy'imyembe. ndavuga ati nubwo bansize ariko wa myembe we ndakurya, ntago nkwibye, uri hano mu ishyamba ndakurya. nariye imyembe. noneho nkebutse ku ruhande mbona iryo shyamba ritema imyembe gusa. mekenya imyembe, igiti ndakirangiza, mekenya ikindi. ibyago naje guhura nabyo nuko imyembe igira igihe cyo kwera igahundura. ihunduye rero ndavuga se ndarya iki koko mwakabyara. ndebye mu gishanga kiri aho ngaho, mbona ni igishanga cy'ibisheke. ni hariya kuri Nyabarongo rega inyuma ya Ruriba. nari mpababwiye nuko mbona igishanga cyose cyuzuyemo ibisheke. ndavuga ati se nzahera kuri kiriya gisheke cya mbere, nzajya kurangiza iki gishanga Yesu ataraza koko. ibisheke biba muri cya gishanga uzi ukuntu bingana, ni ibihuru. ndamanuka nambuka Nyabarongo, muzabona agahanda kinjiramo gutya, murahabona handi bazamuye umuhanda, abakoresha uriya muhanda. nkinjiyemo ngiye kuvuna igisheke, umwuka aranyatuza, numva ijwi rivuga ngo ibyo bisheke warabiteye. mbona koko ndi bube nk'ibye, ntawe ngisabye, ndabireka. igihe ndi gutambika, mpita mbona aho babipakirira mu makamyo, imitwetweti baba batemaguye n'ibyo bariyeho. mbwira Imana ati niba isa ari ibyawe wabitemyera. nahekenyaga ibisheke, nazunguza amazi yakuzura mu nda, havuga ati Imana ndagushimye ko mpaye ifunguro ry'umunsi. ndakata, ndagaruka.
hari iriba ryabaga ahangaho ukiva kuri Nyabarongo bapompa, murarizi, uri kuza ku giti cy'inyoni. Nahekenyaga ibyo bisheke batemaguye, nkaza nagera kuri iryo riba nkanywa amazi, havuga ariko Mana uranyimira iki biryo wampaye ibiryo nkirira koko. Hari igihe nasenze nsaba Imana ibiryo nurira igiti, ngeze mu bushorishori mbwira Imana ngo Mana narinje none inzira igarukiye, ariko urabona ko narinje, sindaye mu isi sindaye no mu ijuru, wambabariye ukampa ibiryo uranyimira iki biryo. Nasenze y'uburyo bwose saba Imana ibiryo. Nigeze mbwira Imana ngo niba ari mu mazi narayemo, niba ari ubuvumo naburayemo, nuriye igiti. Iryo sigaje gusenga n'ukukata nkazenguruka umujyi, mpaguruka Nyabugogo, nzamuka Nyamirambo, manuka Rwabutabura, abazi umujyi bankurikire, nzamuka Kimisange, nikubita Igikondo hejuru Mereze, ndacurika manuka Sodoma, ndatambika habere Expo, ndagenda nikoza hariya Kicukiro, manuka Niboyi nikubita hasi Sahara Kajeke, murahabona, ndambukana nikubita hano Kabeza, ndagaruka manuka hano ku Cyamitsingi, ndagenda ngera kuri Militare, ndamanuka nikubita hasi ku Murindi, nateraga intambwe nkavuga ariko Mana wampaye ibiryo uranyimira iki biryo. Ndongera ndagaruka ngera 12 ndazamuka nikubita Kimironko, ndamanuka ahangaha kwa muganga Kibagabaga. Ugeze harya hasi kuri uriya muhanda uzamuka Igikinya, muzabona ahantu hari amavaze, aho niho nageze nikubita hasi kubera izuba n'inzara. Muri uko kwikubita hasi nyuma yanjye hari umugabo nawe ariko byaye byaramucanze, twa duturukanye Kimironko, nawe yari arimo agenda n'amaguru, mbanza nawe yari yarakuyeho, abonye nikubise hasi biramucanga, antera amazi, aravuga tubaye iki shati hangana, asiga harakomeza, izuba rihumbije, ngaruka Nyabugogo. Ngeze Nyabugogo, icyambabaje muri urwo rugendo habe no kwerekwa ndya cyangwa se ntumeho umuntu ngo iguhaye ibiryo, musange mu nzira. Hari igihe uyisenga ukagira ngo barayitemye muri jenoside cyangwa barayirashe cyangwa yabayiciyeho gato ikabikwihoreye. Hari igihe iceceka, ariko ikishimisha nubwo yaceceka, iceceka yumvishe. Haleluya! Kandi yigarutse, yigize ite? Yigarutse. Yagarutse ku mugabo witwa Zakariya, ramubwira ati Zakariya we warasenze usaba Imana usengera abandi barababona, ariko weho Zakariya nubwo ntagiraga icyo mvugana nawe, ariko ibyo wasabye byose byarumvishijwe, uhawe umwana w'umuhungu uzamwite Yohana. Nubwo yaceceka ariko iceceka yumvishije. Mu majoro yangwe yambanye igicuku, harimo iryo joro ry'uwo munsi. Muri icyo cyumba cy'amasengesho naraye nkanuye, rwa rugendo rwose murarwibuka rw'amanywa, ntacyo ndiye, ndyamye ntacyo ndiye, si ubwo wabona ibitotsira. Ndara nkanuye, numva binjemo, ninjira mu mushinga w'ubucuruzi, hajya mbona nzajya njya gucuruza, hajya kurangura, nkaza nkacuruza, nkunguka, nubaka inzu muri iryo joro, ayo nzunguka n'ibya 10 nzajya ntanga, nkora ubukwe muri iryo joro, mbona nubatse amazu. Ibitekerezo ushobora gucya wabaye wubatse sitita. None rero uwo mushinga naraye ntekereza, nibaza igishoro cyawo ndagishaka ahantu ngikura ndakibura, nza kwibwira ariko kari nge wasigaye na shangazi wanjye kandi kashaza, tukaba dufite amasambu, kuki ntamubwira ko ngiye gucuruza akama gacaho gato nkagurishaho nkabona igishoro? Shangazi wanjye ntago yabyanga. Ndahaguruka njya kugurisha isambi Rukoma. Muribuka rwa rugendo rw'ejo, ndongera mfatiraho, ndahaguruka njya kugurisha isambu hehe Urukoma. Nzamuka Kamuhanda, manuka hasi Bishenyi, nguwo mu Nkoto,
aho bita Rwabashyashya, sinzi niba ari abahazi. Kera habaga banke populaire, murahabona hariya niho nageze nko mu masaa 7 z'amanywa, saa 8, mpasanga umugabo ahagaze na Bibiliya, izuba ryamukubitiye. Numva arambwiye ati shati hagarara nkubwire sha. Ndahagarara. Arambwira ati kuki wanyirije ahangaha? Ku mutima ashaka kumubwira ati abaga wari uzi ko ndi kugenda n'amaguru. Arambwira ngo Imana ukorera yanyirije hano kuva mu gitondo ngo utegereze. Irambwira ngo ugiye kugurisha isambu y'iwanyu, nta mukiriya uzabona, ntago uzigera uyigurisha. Rambwira ngo nitagutabara ninde uzakurengera, nitakugirira neza ninde uzakugirira neza. Ihanga amaso uyitegereze, ubutabazi bwawe burahari kuri wewe. Igihe ndi kwiyumvira mbona yinjiye muri rya shyamba aciye inkoni, ngira ngo ni imikino. Mbona aje nyirukankana, ndirukanga yinkubita mu bitugu. Arambwira ngo ukungusekuye niko Imana izagusekura nutekereza kongera kugurisha isambu y'iwanyu. Ndakata reka mbabwire, sinababajwe n'inkoni umuhanuzi ankubise, sinababajwe ikintu cyambabaje. Nabwiye Imana ngo ariko Mana, ubu iyo umuhagarika kamuhanda sinari kumwumvira koko. Narahindukiye ndeba urugendo ngiye gukora ngaruka i Kigali, numva umutima urangije. Ariko hanyuma y'ibyo byose shimiye Imana itanga ibiryo, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yaravuze ngo naho yababaza umuntu ariko izagera higira gute imugirira ibambe. Ntabwo ihora ibabaza umuntu iteka. Niba ubwo buhamya narabubahaye ubushize, umubabaro uranyica. Na wa muhungu kandi twabaga turi kumwe, kagiye twagiraga ipantaro n'ishati tukayitizanya icyumweru kimwe akajya gusenga, ku kindi agasiba nkajyayo. Mudamu aza kutugirira impuhwe aduha inkweto zo kwambara, ajya kuzituzanira mu cyumba. Twagize ngo ni inkweto ze agiye kuzana z'umugabo we, naho ni inkweto ze. Vuga ati ni mwebwe mujya murara mutuyoboye mu buvumo. Ni twebwe, nakuka kabaga karagiye mu buvumo. Rero ntawe ubareba undi. Yinjira mu cyumba aragenda azana inkweto ze z'abamama. Yego nizari zifite akantu gashinze, ariko zari zifunze hose ari indamu. Ku cyumweru kimwe akazicokamo akajya gusenga, agasiba ku kindi, nanjye nkajyayo. Turababarana. Ntitwagiragaho tuba twavaga Nyabugogo tukazamuka twikoza 40, tukata dukata Veni Paul Sisi mu Kiyovu, hamwe aho zari kwa Premier Ministre, tukamanuka twikoza mu Rugunga, tukagaruka Nyabugogo bukeye. Ubuzima ari ubwo imyaka 7. Twajyaga nk'ahantu gusenga mu cyumba cy'amasengesho. Burya rero hari igihe mwirukana n'abadayimoni b'ibitotsi ntabo. Bese akumbuye ko kurara mu zakatebuka ko kwa mama Fisto icyumba cy'amasengesho basenga kuwa gatatu nijoro, akahita asimbukira bikemewe. Ariko ubu ntago bikemewe. Kagendera wahura n'agashyuhe ko mu cyumba cy'amasengesho ukahita wisinza ati taka dayimoni w'ibitotsi buhese butukwaye ko yaje ku mibara aje kwiryamira. Turababara. Rimwe tugeze restoration ngahita agira iyerekwa. Numva namwe ati teuje nditaba Karame, ati ngize iyerekwa, ati rihese, ati mbonye Imana idukorera ubukwe. Namwe ariko koko ubuze kwerekwa Imana iduhaho turara n'ibyo kurya, ubu bukwe nibwo weretswe koko. Tuhita tubisezeraniraho. Ndamubwira ati reka nkubwira Andre, niba Imana ko kari yikweretse ubukwe, nzakubera pare kandi nawe nuntanga nanjye nzakubera pare. Niko byabaye. Namutanze gukora ubukwe ambera pare, nawe akoze ubukwe mubera pare. Nitwe twabikoze muri iki gihugu. Hari undi muzi ni pare wanjye, nanjye nkaba pare we. Abandi hari undi uzi. Kandi mfite abahungu 2 n'umukobwa umwe, nawe akagira abahungu 2 n'umukobwa umwe. Imfura yanjye yitwa Pramedi, nawe imfura yitwa Pramedi. Mbese twarababaranye ntago dusigana. Uretse ko uwa kane ntago nyamubaza ariko kudatera inda.
mbona aho ngusizera. Kubera kuntu twababaranye turakundana kandi n'abadamu bacu barakundana. Nje nabitse ipantaro we yabitse ishati. Iyo duhuye twibukirana amateka y'ubuzima twanyuzemo. Imana iragucura ugacurika. Iragukaranga ugakarangika. Ubu se nakwinjira mu gice se cy'ubukwe narakibahaye nguyu. Ntago namurambagije namubwiye icy'ingenzi. Sha nigeze ngutereta. Umuntu atereta hari icyo ufite uri bukoreshe. Ku ikofi. Iyo ntacyo ufite rero uvuga ikikugenza. Ubwo se ugiye mu byo kurambagiza bakagusaba nimero za telefone wabigenza ute? Uri kuri WhatsApp se bwaze wavuga kuri WhatsApp, wavuga kuri gatoroshi. Rero navuze icy'ingenza n'uyu wicaye hano. Kandi njya kumurambagiza hari undi twari dukundanye imyaka 2 arangije nkuzaho. Barambenze. Subwuransetse. Nta upfa atamwaye. Nta upfa atamwaye. Kandi nje bambenze nabi. Bambenze nabi. Bundi uramuhamagara ntakwitabe. Mwanahura akagusuza atakwitayeho. N'amakuru uri kugenda wakira hanze ukamenya ko bakubenze ugakuramo akawe karenge. Ariko nge yarampamagaye musanga iwabo. Yabaga kwa nyirasenge. Kandi yo yampamagaraga narishimaga. Kuko yamaga ibiryo nkirira. Sheri wanjye uwo wankujeho. Najya gutaha gatoragura utuyuzi twisabune. Katuma nkatujyana nkajya gufura. Ubuzima nari mbayemo yarabuze. Uwo munsi amamagara ngira ngo nongeye nari. Genda nishimye no sinamenya ko zahinduye imirishyo. Mageze najya ndeba igisorori cyabaga giteretse nkabona ntacyo. Habona ijisho ahubwo ryahindutse. Ngiye kumva numva aramamagaye ariko Theogene kandi yajyaga nyitashe. Ariko Theogene mitaba ati kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Iyo shera atangiye kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhuma. Terega niweho mbaza. Ambaza gutyo ne nambaye ipantaro nahawe n'umugabo upima ibiro 94 nge mfite 47. Ka mukandara nabwo ari ugukurura utuntu tw'udufuka two mu mufuka twatugozi uyitukurura na protesentire n'iyi ngiyi ukayituhambira ugitizama amarinda nta yararimo. Niyo ugenda kigenda kizunguza ukagira ngo ni jipe clotte wambaye. Nigeze njya kubwiriza Bugesera. Imbere nambaye makenda k'imbere ni mukazi subwo nirirwa nkavuga izina si mukazi. Nako naragakuburiwe n'umukristo wari ucumbikiye mu Kiyovu. Nene twatumaranye cyumweru turarana. Akajya abona ndara mu ipantaro nkayijyana muri dushe nkayigarukana nkayijyana. Ahita ugiriye ubundi hari ibintu utarinda kwere kuhishurirwa mbese ukabihishurirwa. Ahita abona ko impamvu nibera mu ipantaro nta kenda k'imbere ngira. Ahita ambwira ati mukozi makara kenda ndakaguhaye. Singiye wabonye bucya ngo nkambare. Mbese naraye mu muti buracya ryari nkambare mu mutima harimo amakorasi. Ngira ibyago rero yo kuba ari kamwe kariya kenda k'imbere ari kamwe.
none hari system yo kugakamuza isime. Iyo umaze gukaraba uhita ukavuguta ukagakamuza isime ukongera ukakambara. Nino kubera guhora ugakamura kageraho kagakweduka. None ndimo kubwiriza rero, ndimo kubwiriza ubwo uretse no gukweduka kari karanacitse ngahambirira ku ruhande, mbese nkakurana hano nkagahambira. Ndimo kubwiriza shidukandi nagahambiriye gacitse gavuga mpita ngafatisha amaguru ati haleluya. Iyo nibeshya ngatera intambwe kari guca mu kaguru kamwe kubera ko nicyo gipantaro cyanganaga. Nibaze niba ndi bukomeze kubwiriza ameze gutya biranyuma. Numva umwuka aranyongoreye arambwiye ngo babwire basenge. Uyiri muri ubwo buzima kuko abana gupinze bana gusuzuguye, Imana imanura umwuka mwinshi ahantu uri kwigisha, byibuze bakemezwa n'ibimanuka biva mu ijuru. Bahaguruka basenga, mpita ngafata ukuntu, mbese hari ukuntu bubaka insengero bagasiga hano ku ruhimbi umuryango ujya muri biro. Neno mpita ngafata mpita ngenda ninjira muri biro ngatwaye gutya, naho abadiyakoni bo ntago bahumiriza iyo bari gusenga baba bacunze umutekano. Babonye ni umwe yabonye ninjiye muri biro aza nkurikiye agira ngo nagize umwuma ngiye kunywa amazi. Aje asanga na twatugozi naduciye ndimo ndagahambira araturikararira. Ndamubwira ati humura komera Imana izangarukaho. Arambwira ngo ntacyo mfite cyo kuguha ariko reka ngusengere. Igihe mu rusengero bimbitse bari gusenga, nanjye umudiyakoni aransengera. Navuga ati Imana ntacyo mfite ariko umugaragu wawe watubwiye Imana gutya ari muri ubu buzima mugirire neza. Imana ntiyangiriye neza, muha amashyi ntacyo bitwaye. Lambenga ushize ndumva nawe babwiye umusore nari wari ucumbikiye aranyiruka njya kubwira uyu gahunda nari mfite, kandi mubwira ko nkuze. Mune yagiye namwe ati si ibya kopi na kopine, ndakuze uremera kuba umugore wanjye. Mitamuha amasaha 2 kuko nangaga kazajya kubisengera nkaho ndi wabisengeye imyaka 2 akankuzaho kandi anyitashere. Mitamuha amasaha 2 bankatanya Bugogo, nta telefoni nagiraga cyangwa isaha, ahubwo nabazaga umuntu ati nisanga yambwira amasaha 2 yuzuye ndagaruka, ahita ambwira ati ndabyeme. Sheri hari kuwa mbere, kuwa kabiri njya kuyobora icyumba cy'amasengesho ku rusengero aho nakoreraga Kiruhura. Cyo nari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho. Mitambwira pasiteri ni umusaza witwa Rugambage Emmanuel, ntanga ubuhamya bufite gihamya. Numwe ati mushumba nakuboneye umukazana bizira n'umusaza uvuga vuba abademoni bashye kwaginane pep toka ndabatujya kuyobora itera, kuko yumvaga ko ntatinyuka kurambagiza bitewe n'ubuzima mbamo kuko yarabuze. Njya kuyobora iteraniro ariko nyamane nabonye umukazana neno wanyemeye, ariko mvuga ati nzabibara mbibonye n'uw'imyaka 2 yankuje. Ubwo rero urumva nk'umuntu wabonye sheri, sinjye wabonye amateraniro arangira mpita nongera musanga ku kazi aho yakoreraga. Kuwa kabiri uwo munsi kuwa kabiri ahita njyana nanone kunyereka mama we, mubaza izina kuwa mbere mbibwira pasiteri kuwa mbere. Kuwa kabiri arambwira ati no reka tujyane no mu rugo mpakwereke. Tuhita tujye none kwa mvuga ejo hari vati nari ngiye gutira se ngo nzayizana tujyane. Tuhita tujyana iwabo. Tugeze iwabo nsanga mama we ni umuririmbyi muri korari ya Niba Ture ku Muhima, kandi nari maze icyumweru cyose ndi kwigisha mu iteraniro arimo muri korari. Ngaje bati nari imbobo mwana nawe ndi kubyikora iruhande rwa mabukwe ntabizi karuza kuko ukunanga ubuhamya niko nabutangaga nkiri umusore. Beze bumbonye akakaguru nako karabaye danje, none ze kari umuntu nyimukubita amaso ndavuga ati na hano barambenze tu tewe n'ibyo nikoze imbere. Akimbona tuba ngo yo mbese n'umukozi w'Imana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka.
ati mbanza byemeye tu. Kuwa mbere kuwa kabiri ngiye iwabo, kandi ubwo ntago naye kurirwa nshaka umuntu uzajya kumvugira inkwano, tuhava tubirangize. Kuwa kane mpitamuha gahunda yo kujya kwa pasiteri. Siko byagenze, mu cyumweru kimwe byose tuhita tujya kwa pasiteri, ko biro yaho iba kuwa kane, tujya gutangiza umushinga wo kwabona wa mukazana ndamuzanye. Tukinjira rero pasiteri ntiyari kwirirwa mbaza. Ubundi wacu hari ibyo tubaza umusore, ese ufite matora, ufite intebe se, ese ubana n'abandi basore cyangwa urikodeshereza, kugira ngo twumve ko yakuze afite ibitekerezo bizima. Ibyo rero ntabwo yari kwirirwa bimbaza kuko yari abizi ko nabigira. Ahubwo yabajije masheri wanje, yari akiri sheri. Madame maze ati Theogene uramuza? Ati urabizi ko ntacyo agira? Ati urabizi ko atagira haba? Ndabizi. None se urabizi ko ari impfubyi? Ndabizi. Mupfukame mbasengera Imana izabashyigikire. Turapfukama, aradusengera, dutangiza umushinga w'ubukwe gutyo. Tugeze Nyabugogo rero muherekeza asubiye ku kazi, aho niho twageze hariya kuri Espoir, murabona imbere yo kwa Manu hariya muri Feruje. Nari mfite agahumbi mu mufuka, mpita nibuka ko nta musore ushaka inkuma atihagazeho. Bose murumva ntawe uvuze mu kinyabupfura ntimuzi si uwo mugani. Mpita nkuramo ka gahumbi ndakamuha, ariko maze kukamuha nibuka ko ariko nari kurya. Ndeba kuntu ndi bukamwake biranyobera, nkajya nivugisha ngo sheri maze unywa amata. Mbivuga nk'inshuro 8 ngira ngo ari bukasubiza arangara akajyana. Sheri warakajyanye. Gahumbi kanjye wagize gute? Warakajyanye. Unkuzaho koko sheri? Yukama. Tuva kwandikisha urukiko nabwo twaje mbese abona ko nta kintu si, kandi ubwo twagendanaga afite envelope irimo ipantaro yanjye n'ishati. Iri envelope ya kaki, habaga harimo agapantaro n'agashati. Bivuga ngo iyo nagendaga nabaga ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Nagiye kumutereta ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose, kumubwira ikinjyana. Njya kwa data bukwe ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Tujya no kwandikisha umurenge nagiye n'urugo rwanjye Bushumba narwo dufite. Neno tugarutse tugeze Nyabugogo niho yankubitiye ikibazo cya danje kuva twamenyana. Arambaza ngo ariko sheri ubundi ugira konte? Ndavuga turampamije kabisa, habe niya mobile money cyangwa tiguka. Ariko nanjye musubiza nibuse namubwira ati uko mbona imbere yawe ninjye n'umutungo wanjye wose, icyo utambonana ntukimbaze. Yarabizi ko asigaranye 5 sale, nazahita avuga ngo zimenze ijyane. Sheri warazijyanye ndaburara. Ubwo rero reka ngarukira ubuhamya twisengere. Ubwo mu bukwe ndaburetse, ubwo kubana tumaze kubana, urumva yaje mu buzahare bwanjye, nawe yagombaga kwinjira mu buzahare bwanjye. Bundi iyo dusezeranya turabasezeranya, ariko urugo rwubatswe n'Imana nayiza gusezeranya kwizera kwabo. Byo mvuze ni ibintu byo mu mwuka. Turabasezeranya mugahinduka umubiri umwe, ariko data wa twese nawe aza gusezeranya kwizera kwanya kaguhuza. Kuko hari uburyo ubuzimana ku giti cyawe, nawe hari uko azimana. Mugize icyo muhura nacyo, wajya umubwira ati sheri ati narayibonye kuri Nyabarongo, ati nanjye nayibonye ku Muhima. Murumva araho bihuriye. Ariko iyo mwagiye rimwe mu kibazo muri kumwe, Imana ikabatabara, uhita umwe ati sheri ati yibuke cyagiye badusohoye mu nzu, ati cacaka nyibutse cyagihe nanjye yo twaburaye tukarya. Imana ibiri guseza. Uzare abantu bavuganye n'Imana, mukora ubukwe ari umunyenga, nyuma y'umunyenga mukinjira mu bibazo, nyuma y'ibibazo mukatahukana iki? Amashimwe. Burya Imana ibiri guhuza kwizera kwanyu kugira ngo mugire Imana imwe. Aho niho twababariye, aho niho twishwe n'inzara turi kumwe, ariko mushimiye katantaye. Twambara ubusa turi kumwe, kandi urukundo rwe rwahuye n'urukundo rwanjye rwo gukunda abantu,
kuko tumaze no kubana Imana itaranadutabara, inzahare zose twabanaga mu buvumo no mu bushyamba no mu mashyamba zahise ziza kwibera iwanjye. Burya inzahare imwe ishubijwe izindi nzahare zibyungukiramo, uretse ibyo muri iyi minsi y'imperuka. Kandi ntawuza ngo akubwire ngo ndaje mu ncumbikire, baza ku mibare. Umwe yaradusuye saa 12 zikubitamo, saa 1 zikubitamo, tubona ntataha. Mbwira sherenge rega bizane tubirye, yajaje. Hari igihe umuntu agusura akavuga ijambo akikubita mu mashimwe akagaruka muri zaburi akava mu zo gushimisha Imana n'izagakiza, ujye umenya ko yaje, ujye ubizana mu birye, yajaje. Ahita afatiraho. None mbona icyumweru kirashize 2 ntagenda, ahubwo mbona atangiye gufura. Mbaza madame si imyenda yizanye ryari. Naho hari abantu bimuka kuri tekinike, akajya agenda akagaruka yambaye ipantaro ebyiri, ugashiduka yaramaze kwimuka. Tumenye igihe yimukiye, tubona igihe yazaniye igikapu, kabona mu cyumba imyenda yaragezemo. Abazanye undi muri mugenzi we nati kwa Theogene byarakunze, nawe araza afatiraho. Ahageze nawe amaze kuhagera akura muri umunaye mu cyaro, araza murangira akazi. Nawe kamunane nawe aza mu rugo, kandi nta kazi, na madamu nawe nta kazi. Twese dushonje. Twaryaga imvange bita special. Iyo mvange murayizi? Ni imvange ucucumuka amaramo ibisitaza n'ibicumuro, ku buryo usizemo ikiraya ari kizima kiba ari igisitaza. Kandi iyo mvange ntabwo basuka mu isorori ngo buri muntu yiyarurire, ni kwisiniye mugakora serikire. Iyo usizemo ikiraya kizima rero cyita gitemberamo. Ubwo rero umuhanga itajyana yikanya akagikura imbere ya mugenzi we, neza kimanyuramo kabiri. Mbese madamu yaracucumaga ku buryo si wavuga ngo ni potage, kuko nta birungo bya potage birimo, ni imvange special itarimo ibicumuro n'ibiseta. Twigana inzara, badukura mu nzu, turababarana, twambarana ubusa, ariko yari ishobora byose ihindura amateka. Igicuku kiratugwira, ariko umuseke uratambika. Dutangira kurya nk'abandi, dutangira kwicara hano imbere nk'abandi. Buracya mbona mbaye mwarimu, none ubu ndi pasiteri. Ndasezeranya bigakunda, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mushumba, uzi ko nanjye sezeranya? Nukuri kose ziko fata Bibiliya abati nge pastor ni Pst Theogene kubw'ubashameshwa n'ijambo ry'Imana n'itorero rya ADEPA. Nyirambege tabaye umugore wa Rudomo, Rudomo rabaye umugabo wa Nyirambege. Iki Imana yafatanyije nta wagitanduka. Mbikoze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka. Ibyari ibyaha nkaba ndabyejeje. Ariko Mana ndagushimye. Igicuku kikumereye gute? Ndagira ngo dusengere muri iri jambo rivuga ngo Imana iracyafite andi mahirwe. Imana iracyafite ubundi buryo. Ikoresha ibikeri. Farawo ati imbaraga zirarangiye. Ikoresha inkoni ihinduka inzoka, ati imbaraga zirarangiye. Ikoresha inda, ati imbaraga zirarangiye. Iniga abana bose bifura, ati reka mbarekure, ariko ntimurengaho mu butayu, ndabizi Imana yanyu yashiriwe. Bageze ku nyanja barabwirana ati imbaraga zabo zarashize, mureke tubakurikire. Ariko ntibamenya ko Imana igifite ubundi buryo. Jambo rigari nta kwinjiramo. Numva gashaka kuba ubuhamya nubwo ntaburangiye, ko ari bwazanarangira. Mubwiye ubw'umwana wa mbere kuntu twagiye kubyara nta kintu dufite. Kavukiye amezi 8, wahita umwana kuki mutiteganyirije ngo byibuze mugure n'agashora. Hari umuntu wari warambwiye ati mukozi Imana wakoze ubukwe ntari, none ejo bundi nzajya mu Bushinwa nzakuzanira imyenda yose turangura. Ariko twicara dutegereje imyenda izava mu Bushinwa, naho tuzabyarira amezi 8. Kinyuranye ibintu rero kwikoza kumuhima. Nkajya nibaza kuntu bari bumwe umwana mu gitenge bikancanga. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana imwe ati yizane ku muhima, yizana ku muhima, umwana wacu tumuterura mu myenda. Ikoresha umuntu aragenda agura imyenda y'umwana yose. Imana
rero ni kuma episode. Nubwo mukandara twasenganye n'umuntu turi ahantu turi gusenga nihambirije utwo tugozi tw'imifu, ujye umenya ko n'ijuru ryamanutse. Numva atangiye gusanga umwana umuhaye agakweto kamubera, kandi harimo abagabo benshi, umuhaye n'ipantaro yamubera, umuhaye n'agashati kamubera. Umwuka umuyoborera ry'umwuka ayobora umuntu akajya asengera umuntu aho ngaho nta n'uwatanze icyifuzo. Numva ni njyewe umwuka ari kunihira, mpita mvuga ati Imana n'imikandara ibiri itabuzeho ujye wirwanaho ariko. Ndababara bageze ku nyanja, Imana itandukanye inyanja bambukaho ku butaka bw'umwe. Bageze ku mazi y'Imana, Imana izana ubundi buryo bw'igiti kuri Yorodani. Barataka ati Mose yarapfuye, ubu birarangiye. Ariko nabwo ikoresha abatambyi bakandagira mu mazi. Imana iracyafite ubundi buryo ku buzima bwawe. Nubwo igicuku kimeze nabi, ariko munyemere tubwire Data wa twese ngo Mana tumenye ko ugifite ubundi buryo ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, dukomere Imana menshi cyane. Karibu umushumba tuyobore mu isengesho. Imana iracyafite ubundi buryo.